Turishimye bene data mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana igira neza, Imana irinda, Imana nyiricyubahiro. Uwiteka umwami wacu arahambaye. Dushimye Imana ko ifite imbaraga n'ubutware kandi kigira neza. Icyubahiro cyayo gikomeze kuturinda, kandi aho muherereye hose Uwiteka akomeza barinde, abaha imbaraga n'ubutware, abahereza icyubahiro. Gukora kwe kwiza gukomeze kubagenderera, kandi umugisha w'Imana aho muherereye hose ubagaragareho, kuko Imana niyo ifite imbaraga, ni nayo ifite ubutware, niyo ihambaye, niyo igiriye ikirema ikagikomeza, kuko hano mu isi twese turabashyitsi. Buri muntu wese rero afite uko ategereje Imana, nanjye mfite uko ntegereje Imana. Urasabwa kuyitegereza mu mwanya urimo, aho uherereye hose. Uwiteka kugirire neza, amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Turabakunda cyane, turabishimiye kuri Yerusalemu nshya. Amahoro, imigisha, kubana n'Imana, gukomezanya n'Imana. Icyubahiro cy'Imana kibane nawe, kuko gukumbura, guterana kwera, kugirirwa neza n'Imana, amahoro y'Imana, urukundo rw'Imana, kubana n'Imana, kubana n'abantu bayo, kugendana nayo, ibintu byose tukabigendamo neza, tuvuga ko Imana igira neza. Rero komeza intego watangiye, kugira neza kuzakomaho, imbaraga z'Imana zizakugendaho. Ibintu byose ujye wihangana ubikorere mu gihe cyabyo. Buri kintu cyose uzajya ukora, birashoboka yuko Uwiteka agiye kukurengera, kandi icyubahiro cy'Imana kijye kibana nawe, kuko Data wa twese agufiteho ijambo, kandi nanjye mfiteho ijambo. Nta muntu atazagirira neza, kandi ntago Imana ijya ikerererwa mu bintu byose ikora. Igihugu cyose waba uherereyemo, ahantu hose waba uri, Imana yacu ntago ijya ikerererwa. Ifite imbaraga n'ubutware, ifite icyubahiro, yaratsinze. Niyo ikora umurimo, niyo igira icyo ikora ikagikomeza, yamara kugikomeza ikagihereza umurongo. Rero komera ushikame, wihangane, nubwo ibikurwanya ari byinshi, nubwo ibiguhagurukiye ari byinshi, haba mu muryango, haba mu byo ukora, ariko Uwiteka afite imbaraga, afite ubutware, arakomeye cyane, kuko ibintu byose we abitwara neza mu gihe cyabyo, akabigenza neza, kuko Data wa twese we niwe ukomeye, niwe ufite imbaraga. Buri kintu icyo ari cyo cyose iyo avuze ngo nikibeho kibaho, kuko Data wa twese arakomeye, arahambaye. Rero komera ushikame, numara gukomera ukomeze n'abandi. Data wa twese muri ino minsi arimo aragenda akomeza abari kumwe nawe, arimo aragenda arwanira intambara abamwemeye, arimo aragenda yerekana imbaraga ziwe. Nubwo turi mu gihe gikomeye, nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo bitoroshye, ariko dufite Imana igendana natwe, dufite Imana igendana n'abantu bayo, dufite Imana ikorana n'abantu bayo. Rero izina ry'Imana yacu n'ubutware bw'Imana yacu no gukora kw'Imana yacu, amahoro n'ubutware n'icyubahiro bikomeze bibane namwe. Nta hantu kure Imana itagera, ahantu hose Imana irahagera. Kimwe cyo nzi cyo ni uko Uwiteka yiteguye kukugirira neza. Kimwe cyo nzi cyo ni uko Uwiteka hari ibyo yiteguye gukora kuri wowe, kandi akabigenza neza,
kandi akabikora neza, kuko iby'Imana birya abarambije, abarambiwe batashye. Gukora kw'Imana kubane nawe. Hanyuma kabiri, Imana yumva amasengesho urimo usenga muri ino minsi, kuko turi mu minsi iteye ubwoba, turi mu minsi ibintu bikomeye, turi mu minsi igihe kigeze, abahanuzi b'ibinyoma bo twarababonye, abagambanirana twarababonye, bikavaho ndetse bakanicana, ariko Uwiteka Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, niyo Mana nyamana, niyo igiturengera. Hari abantu yarengeye bayishima. Buri gihe cyose rero ujye uba maso, ukomere ushikame, kuko Data wa twese azakurengera. Buri kintu icyo ari cyo cyose gisa nkaho giteye ubwoba, ujye ukereka Imana, ujye ufata umwanya wo kugisengera, ujye ufata umwanya wo kurinda ibyo wabwiwe n'Imana, ujye ufata umwanya wo kumva yuko hari ijambo Data yavuganye nawe, kandi icyubahiro cy'Imana kijye kibana nawe, kuko ntacyo wakwishoboza utari kumwe n'Imana, nta kintu wakwishoboza. Ariko iyo uri kumwe n'Imana, ibintu byose irakurwanirira. Reka dufatanye ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 24, umurongo ni 23. Haravuze ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Icyo gihe tukirimo, turi mu gihe cy'amashyaka. Ubundi amadini nyagereranya nk'amashyaka menshi, kuko ibintu byose abandi bagaragaye ko atari ishyaka ry'Imana, abandi bavuga yuko ari ibintu bitandukanye. Rero ngo muri icyo gihe nibababwira ngo dore Kristo ari hano, abandi bakababwira ngo dore Kristo ari hariya, ibintu byabaye business. Ariko Imana yo ifite imbaraga, ifite ubutware, irakomeye. Buri kintu cyose igikorera mu gihe cyacyo. Rero gukora kw'Imana no kubana n'Imana no kugendana n'Imana, iri jambo ndaritinye cyane. Icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi akababwira ati dore Kristo ari hano, ntimuzabyemere. 24 ngo kuko abiyitirira Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza, kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Abantu benshi muri ino minsi twamaze kuyoba, ubutunzi ubwabwo bwaratuyobeje, amafaranga yaratuyobeje, gukenera ibyubahiro byaratuyobeje. Uyu munsi abantu b'Imana, hari iryo jambo nigeze kurivuga igihe kimwe, baravuga ngo abantu b'Imana bamarana gute kandi ari ab'Imana. Rero ikintu cyose Imana ikoze, ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana, ikintu cyose yemeye ko kibaho, nta muntu waremwe ari umuntu wa shitani. Abantu bose baremwe ari abantu b'Imana. Iri subiranamo no guhangana no gusenyana
ibintu bigiye bikaze mu murimo w'Imana, bikagezaho umwanzuro ufatika, bakavuga ngo gutya bibe n'ibindi gutya bibe. Hari abantu bagiye bavuga ngo aba bahagaritse insengero ni intumwa z'Imana. Birashoboka, kuko abenshi muri ino minsi hari ukundi kuntu barimo bakora, ariko njyewe icyama muri aba bazayobya benshi ukaba utarimo, muri aba bahiga abandi ukaba utarimo, ahubwo ukaba wumva ijambo uvuganye n'Imana, ukaba wumva ibintu ukoranye n'Imana, ukaba wumva ko Uwiteka afite imbaraga kuri wowe, Uwiteka afite ubutware kuri wowe, Uwiteka hari icyo yenda gukora ku buzima bwawe, Uwiteka ari ugomba kukuburanira, Uwiteka ari ugomba kukurwanira, ibintu byose ukabimuharira, kuko Data niwe ufite imbaraga, niwe ufite ubutware, niwe ufite ubushobozi, niwe watsinze. Ibi bintu twumva n'ibyo tubona ku mashosho media, niho abantu barimo kurwanira, niho ibintu bikomeye birimo kubera. Niki wakora kugira ngo usenge ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe bigoye, abagore bazihakana abana babo, abagabo bakihakana abagore, abana bakihakana ababyeyi, mbese ni ukuvuga ngo bizaba ari bombori, bizaba bikomeye. Ingumbi zifuza kuba igiti, buri muntu wese azavuga ngo mana ndifuza kuba iki, kubera iki? Kandi ibyo byose byaratangiye. Rero wowe senga Imana ikugirire neza, Imana ikurwanirire, Imana ikubere maso, Imana igukomeze, kuko ibyo yavuze byo byose bizaba. Wowe komera ushikame, ba maso. Dore mbibabwiye bitaraba. Aya ni amagambo Kristo yivugiye, ayabwira intumwa ziwe. Aravuga ngo dore mbibabwiye bitaraba. Yagendanye nabo ababwira byinshi, yagendanye nabo arababwira ngo mukomere, nimumara gukomera mukomeze n'abandi. Yagendanye nabo abaha umutsima ubatera imbaraga, yagendanye nabo atubura imigati, haleluya, yagendanye nabo akora ibitangaza, yagendanye nabo akiza abarwayi, yagendanye nabo akiza ibimuga. Ariko arababwira icyitonderwa, arababwira ngo dore mbibabwiye bitaraba. Abenshi bazava mu buntu bw'Imana, abandi bazagambanira bagenzi babo. Icyo mwifurije icyubahiro cy'Imana no gukora kw'Imana kubane nawe. Uwiteka akubere maso. 26 aravuze ngo nuko niba babwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo. Ubutayu burakunzwe, ubutayu buraryoshye, natwe twese turabukora. Iyo za Kampala burahari, ahantu hari hose burahari. Ariko mu butayu bavuga ni hehe? Ahantu abantu bayobereza abandi, ahantu abantu barwaniriza abandi, ahantu abantu batotereza abandi, ahantu abantu bicira abandi. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kubere maso. Ikintu kimwe ukwiriye kumenya ni ukumenya ko hari ijambo Imana yavuganye nawe. Cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere. Bibiliya iravuga ibintu byose, iranasesengura, iravuga uko ibintu bimeze. Niba babwira ibyo bintu byose ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza
iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Ubundi azaza atunguranye, Bibiliya irabivuga. Gutungurana, icya mbere ni ukuba maso, kabiri ni ugukomera, gatatu ni ukuzirikana icyo wavuganye n'Imana, ikindi ni ukurinda ubuhamya no gukiranuka. Abantu tugenda duhura n'ibisitaza, abantu tugenda dusubira inyuma, abantu tugenda tugwa, ariko kuko hari icyo Imana yatuvuzeho, ntago ari ngombwa rero yuko twavuga ngo turagwa, ngo turakora ibyaha ejo tuzongera turokoke. Zirikana icyo wabwiwe n'Uwiteka Imana, hanyuma Data azakugirira neza. Gukora kwiwe no gukomera kwiwe bizagaragara muri wowe, kandi kugira neza kwiwe kuzagufasha. Nubwo bitoroshye, nubwo ubona bikomeye, ariko mu ijuru dufite Imana itari sekamana. Mu ijuru dufite Imana itarya ruswa. Mu ijuru dufite Imana itumva amabwire. Mu ijuru dufite Imana itarobanura ku butoni nk'uko abantu bo mu isi barobanura ku butoni. Reka nkutangarize ijambo rimwe, ntago wakererewe, nta nubwo birarangira. Umugambi mwiza Imana igufiteho nuwo kukugirira neza. Nuko niba babwira bati dore hano 28, aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Iri jambo ndagira ngo muryumve neza. Aho inkongoro ziri niho intumbi ziteranira. Icya mbere ukwiriye kuba maso, icya kabiri ukwiriye gukomera, icya gatatu ukwiriye kubana n'abantu bose amahoro. Uwiteka kurengere, kuko gukomera kwiwe n'icyubahiro cyiwe biri kuri twebwe, biri kuri wowe, biri mu bantu b'Imana. Hanyuma haravuze ngo 29, haravuze ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, z'imbaraga zo mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'Umwana w'umuntu kizaboneka mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye Umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yayo. Twakire neza amagambo y'Imana. Umuntu wese yashobora gukora ikintu kibi, umuntu wese yashobora kugambana, umuntu wese yashobora kuririra ubugingo bwe, umuntu wese yashobora kumenya yuko ari mu gihe kitoroshye, umuntu wese yashobora kugendana n'Imana, kandi umuntu wese yashobora gufata umwanya akinira, akisuzuma, akavuga ati koko hari ibintu nakoze bitari byiza. Icyubahiro cy'Imana aho uherereye hose, gukora kwiza kw'Imana kubane nawe.
amahoro meza, kubana na Kristo uwera nyiringabo bikomeze bikomeho, kuko icy'Imana cyose ikora ni cyiza ntago ari kibi. Amahoro y'Imana bane namwe, icyubahiro cy'Imana kibane namwe aho muherereye hose, ijuru ribiteho, kandi amahoro ya data akomeze kubana namwe. Murakoze wowe udukurikiranye kuri Yerusalemu nshya. Gushyigikira ibiganiro byacu ni ugukora subscribe n'izindi nkunga zose zaboneka. Ari ubuhamya ufite cyangwa icyifuzo ufite watuganiriza, hanyuma Uwiteka abagirire neza. Turagushimye Uwiteka Imana, imbaraga zawe n'ubutware bwawe, gukora kwawe no gutegeka kwawe bibane n'abantu bawe, kandi ubahe imbaraga n'ubutware urakoze urakabyara. Tubisabye Imana n'Umwana n'Umwuka wera mu izina rya Yesu, amen.